aho murahumva se umuhanuzi akavugira Imana adakeneye indamu indamu ikindi ubuhanuzi bwose kugira ngo bumanuka kubera ko habaye impamvu uti impamvu yihese ni ukuvuga ngo kugira ngo ubuhanuzi bumanuke ni uko abantu baba bavuye mu isi y'umubiri bakajya mu isi y'umwuka. Ariko umuntu wavuga ati mpa amafaranga 100,000 agahanura akanuye ngo ne ubuhanuzi bw'ibihumbi 100 ubuhanuzi bw'ibihumbi 200 kugeza no ku buhanuzi bwa 5 mwabaye gute bibaho? Ubuhanuzi buhanurwa kubera yuko habayeho abantu ubusabane n'Imana, abantu bagasabana noneho intebe y'ijuru ikanyeganyega, Imana ikamanuka ikavuga ngo noneho ndaje. Haleluya! Babwira ikintu ntabwo Imana ipfa kumanuka gusa. Wagaso dushobora gusenga hano tukamara ibyumweru 2 Imana itari yamanuka. Imana ubanza ugosora ubuhanuzi baguhaye, ubanza urebe nimba hatari mu bw'abantu uri kwishyuza Imana. Noneho Mungu Bizimana ngewe nanjye urumva ari umucuruzi cyangwa se nikora kandi kazi. Bizimana akora isengesho y'umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Noneho Bizimana ari kwitegura gusoza amasengesho. Bizimana ni inshuti yanjye. None ndavuga ati Bizimana rero tingiye kumwumvisha ukuntu Uwiteka yagize gute yavuze. Yaroraga ibirayi mu isa y'isa 9 ya mwidirisha. Noneho ngira gutya ati Bizimana mwana wanje ndongera ndamanuka. Noneho urumva nari narumvishije inkuru ya yindi ya Eli na Samuel. Ndavuga ati ndamuhamagara 3. Noneho ndongera ndamanuka nkanya ncunga neza ko yasubiye guharura ibirayi. Yabanje kwibaza nindi muhamagaye aramubura. Ndongera Bizimana mwana wanje. Noneho Bizimana arasohoka yiruka kuri mushiki wanjye ndavuga ati ese banzi Imana yanyumvishije. Kuko numvishijwe irimpamagara ntabwo ndi kuribona, sindi kumenya umuntu mpamagaye kandi ndi kuvuga ngo Bizimana mwana wanje. Noneho mushiki yaramubwiye ati none wowe kuko yari umuhanuzi ati none wowe genda wongere witonde witoze umere gutya neza, utegereze ati nibirayo bireke kubiharura, utegereze kwijwi ryongera kugaruka bwa 3. Ndamubwira ngo gusenga kwawe kumvishije. Bizimana yamaze iminsi avuga ati navuganye n'Imana, ajya gutanga ubuhamya. Bizimana yarigaragwe ni ngewe waguhamagaye, naguhamagaye 3 dore n'amagambo wavuze nayangaya. Ndimo shaka kumvikanisha
abantu benshi ntabwo bavugana n'Imana.